Yes, mwaramutse neza inshuti zacu, inshuti za YouTube channel Ishimwe Media TV. Ngira ngo rero nk'uko mumaze kubibona, iyi YouTube channel yacu ni nshyashya ndetse ikaba ariyo tugiye kuzajya dukoresha twifashisha mu kugenda turebera hamwe inkuru zabaye cyangwa se inkuru zaranze umunsi wacu hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho, aho tuzajya tugira gutya tukanyaruka tukarebera hamwe n'inkuru zabereye mu baturanyi hirya no hino nko mu bihugu nka Tanzania, ibihugu ndetse bigiye bicikije u Rwanda. Uyu munsi rero ngira ngo ni umunsi wa mbere w'ikiganiro cyacu. Iki kiganiro kikaba kiri bwibande ku nkuru zari zimaze iminsi cyangwa se inkuru zirimo gutrending hano mu gihugu cyacu mu Rwanda. Ngira ngo tuzajya tunyarukira mu binyamakuru bigiye bitandukanye, turebere hamwe, turebe inkuru uko zaraye cyangwa se uko ziriwe, ndetse rimwe na rimwe tuzajya tunyuzamo tunakorere hamwe inkuru zaranze icyumweru. Ngira ngo rero njye nk'uko wenda kuba tanzi nitwa Ishimwe Jihad, ndetse tukaba ari nge tugiye kuzajya dukorana ibiganiro bya buri munsi. Twihuse rero reka dutangire ku nkuru y'umuhanzi wacu, umuhanzi mumenyereye hano mu Rwanda, akaba n'umwanditsi w'umuhanga ndetse uwo muhanzi akaba yitwa Billy Ruzima. Billy Ruzima rero uherutse gutabwa muri yombi ejo bundi ahangaha, akaba yari umusore rwose umenyerewe mu gisata cy'umuziki, akaba yari n'umwanditsi kuko abahanzi benshi bose baramuzi cyane ko yagiye agira uruhare mu kwandika indirimbo zabo. Uyu muhanzi rero aherutse gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, rumushinja kuba yarakoresheje cyangwa se akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge no kubitunda. Uyu muhanzi rero nyuma y'uko atabwa muri yombi, haje kwanzurwa ko yerekeza mu kigo cy'ihuye gishinzwe kwita ku bantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Uyu muhanzi Billy Ruzima ndetse akaba yoherejwe muri iki kigo nyuma y'aho hasuzumwe hagasangwa koko akoresha ibi biyobyabwenge, ndetse nawe ubwo akaba yaraje kubyemerera ko yabikoresheje mu kuva mu mwaka w'2022. Ni mu itangazo rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyize hanze, bivuzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bicieri, aho yagize ati: nibyo koko yoherejwe mu kigo cya Huye Isange Rehabilitation Center, aho agiye kwitabwaho n'abaganga kugira ngo abe yakira, agakira ingaruka zo kunywa ibiyobyabwenge. Uyu muhanzi rero wari ucumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura yoherejwe i Huye nyuma yo gutabwa muri yombi ku itariki 15 Ugushyingo, akekwaho ibyaha byo kunywa no gutunda ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi nk'uko twabivuze haruguru. Uyu Billy Ruzima rero akimara gutabwa muri yombi yemereye ubugenzacyaha ko asanzwe akoresha iki kiyobyabwenge kuva mu mwaka w'2022. Uyu muhanzi ndetse yatangiye kumenyekana aririmba muri Yemba Voice, ni umwe mu bahanzi bafite izina rimaze kumenyekana mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko agakundirwa ijwi rye n'uburyo ari umuhanga mu kwandika indirimbo. Yego, mu minsi ishize rero uyu muhanzi yagiye kwiga mu Budage, birangira atashye mu Rwanda nyuma y'imyaka itari mike ari gukurikirana amasomo, aza no gukora igitaramo yaherewemo ikaze muri Nyakanga 2025. Uyu muhanzi rero Billy Ruzima ngira ngo muri kumubona, akaba azwi mu ndirimbo nka Imana y'abakundana, Mu nda y'isi n'izindi zikomeye. Inkuru yewe rero ikaba yaje kurangira yoherejwe mu kigo, ngira ngo giherereye hari Huye mu murenge wa Ngoma, mu karere ka Huye. Iki kigo kikaba gishinzwe kwita ku bantu babaswe n'ibiyobyabwenge, kikabafasha kubasha kwigobotora iyo ngo y'ibiyobyabwenge bagasubira mu buzima busanzwe. Ngira ngo rero byaje kwanzurwa birangira uyu muhanzi amanutse i Huye. Iki kigo rero kikaba cyaragiye gifasha abantu benshi, abahanzi benshi bagiye babatwa n'ibiyobyabwenge. Ngira ngo mu nkuru zaherutse zatambutse, muribuka ko uyu muhanzi cyangwa se abahanzi babiri Ariel West ndetse na Babo nabo bari boherejweyo
ngayo nguko rero. Ku yindi nkuru rero ngira ngo tugiye kwihutiraho, tugiye kujya ku nkuru imaze iminsi ica ibintu hano hanze ahangaha. Inkuru y'umukobwa wacu rwose, umukobwa uzwi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mukobwa rero akaba aherutse gushyira hanze bimwe mu byagaragaye nk'aho rwose urugo rw'uyu muhanzi rudahagaze neza muri iyi minsi. Uyu muhanzi akaba yitwa Vestine, Vestine Ishimwe, uzwi mu itsinda ry'abakobwa babiri bavukana, Ishimwe Vestine ndetse na Dorcas. Uyu muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana rero, Ishimwe Vestine, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jean-Luc Ouedraogo. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Uyu mwana rero cyangwa se uyu mukobwa, reka twe kumwita umwana kuko yamaze gushinga urugo, uyu mudamu ngira ngo yagize ati: uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bigoye kandi sibyo nkwiriye. Nyuma yo kuvuga yuko rero atari byo akwiriye, yakomeje agira ati: ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona, ngira ngo tugerageje kubivuga mu Kinyarwanda, ariko uyu mukobwa akaba yabishyize kuri, ariko sinzi impamvu ndi kugumya kumwita umukobwa. Uyu mudamu akaba yabishyize ku rubuga rwe rwa Instagram, abishyiraho mu rurimi rw'icyongereza. Uyu mugore rero wumvikana nk'uwicuza cyane, yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza cyane. Aho yagize ati: ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye cyane kandi tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa rero uyu mukobwa yasangije abamukurikira. Ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yaramaze kuyasiba kuri Instagram. Ku rundi ruhande ndetse Vestine ari kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu, byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine rero n'umugabo we bakoze ubukwe ku wa 5 Nyakanga 2025, ndetse nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo, ndetse banabanje gusezerana imbere y'amategeko. Ngira ngo rero iyi nkuru turayikesha igihe yavuze ko yagerageje gushaka Vestine ngo bamubaze byimbitse kuri iyi nkuru, ariko ntago byabakundiye. Ngira ngo iby'iyi nkuru rero igihe nayo yatangaje ko iri buze gukomeza kubikurikirana, ndetse nihagira amakuru arambuye aza gutangazwa cyangwa se aza kumenyekana, muri buze kuba muyamenya. Ngira ngo rero muri kubona amafoto y'urugo rwabo, cyangwa se amafoto yagiye yafatwa mu bihe by'ibyishimo byabo, ariko bikaba bisa n'ibitari kurangira neza rwose. Kuko urumva umugore wagerageje gusohora amagambo ameze gutya ntago ari ibintu ngira ngo bimenyerewe cyane. Ahanini nuko haba hari ikitagenda neza muri uru rugo. Ngira ngo rero tunyarutse cyane, hari indi nkuru nanone imaze iminsi ibica bigacika. Iyo nkuru ikaba ari iy'umuhanzi hano nawe mu Rwanda. Ngira ngo abahanzi bamaze kumenyerwaho utuntu tw'udushya, bamaze iminsi rwose bihariye iki gisata cyangwa se uru ruhande. Ngira ngo rero umuhanzi nawe umaze iminsi abica bigacika ni umuhanzi bita Yampano. Uyu muhanzi nyuma yaho hagiriye amashusho ye hanze ari gutera akabariro rwose n'umufasha we. Ngira ngo yaramaze igihe rwose ayoboye iki gihe, ngira ngo yaramaze icyumweru cyose rwose ayoboye imbuga
uyu muhanzi rero akaba yari amaze igihe cy'icyumweru cyose ayoboye imbuga nkoranyambaga, ngira ngo amashusho abenshi barayabonye. Uyu Yampano rero noneho uyu Yampano rero akaba yaragize gutya anyarukira kuri RIB ku rwego rw'ubugenzacyaha, atanga ikirego cy'amashusho ye ari gutera akabariro yashyizwe hanze, agashyirwa hanze mu buryo atabitangiye uburenganzira. Nyuma y'uko rero atanze ikirego kuri RIB, babiri mu bakekwaho kuba barashyize amashusho hanze bakaba baratawe muri yombi kugira ngo bakorweho iperereza. Urwego rw'ubugenzacyaha rero RIB rukaba rwemeje ko rwataye muri yombi Ishimwe Patrick, umunyarwenya wamamaye nka Pazzoman, ndetse na Kalisa John wamamaye mu kumenyekanisha ibihangano by'abahanzi bakurikiranyweho gusakaza amashusho y'iminota 10 ye Yampano n'umukunzi we bari gutera akabariro. Ngira ngo rero iyi nkuru ikaba yemejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Iyi nkuru turayikesha inyarwanda.com. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yemeje aya makuru mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, ndetse avuga ko iperereza rikomeje. Yavuze ati nibyo kandi iperereza rirakomeje. Yampano aherutse kubwira Inyarwanda ko yatanze ikirego muri RIB ku ya 9 Ugushyingo, ndetse ko nyuma y'iminsi 2 ubwo ari kuvuga tariki 11 Ugushyingo, Ishimwe Patrick Pazzoman ukekwaho gusakaza amashusho ye yahise atabwa muri yombi. Hari amakuru avuga ko mu kirego Yampano yatanze yanavuze ko mu bantu akekaho gusakaza amashusho ye harimo Kalisa John uzwi nka K-John, ibyatumye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumushakisha nawe atabwa muri yombi ku itariki ya 14 Ugushyingo. Mu kiganiro aherutse kugirira ku rubuga rwa TikTok, Yampano yumvikanishije ko kutumvikana kwe na Pazzoman byagejeje ku isohoka ry'amashusho ye atera akabariro, bishingiye cyane ku gihe yamusabaga ko batandukana mu nzu babagamo i Kanombe. Yagize ati rero Pazzo yarambwiye ati washaka amafaranga yo ku ruhande wampa kugira ngo nisuganye nimuke. Nahise amubwira nti nzaguha 300. Ahita ambwira ati 300 ntacyo yamarira, uzampa 500. Ndangije ndamubwira nti 500 guhita nyaterura rimwe byangora, nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze, naba nguhaye ikiraka cyose. Ngira ngo rero Yampano yakomeje agira ati naramubwiye nti nzaguha 300, andi 200 nyaguhe mu kindi kiraka. Arambwira ati ntaribi, tuza kujyana ku Gisenyi nyuma. Ibyo byatumye Yampano amuha 200 yari asigaranye, maze Pazzo amuvira mu rugo ku mugoroba, ariko siko byarangiye. Hashize iminsi 3 gusa Pazzo avuye mu rugo, Yampano avuga ko yatunguwe no kubona amafoto n'amashusho ye n'umukunzi we bari mu buriri yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Yampano rero yakomeje agira ati kubera kunshyiriraho video ku mbuga nkoranyambaga zanjye, email yari muri telefoni ye, ubwo Google Photos iyo ushyizeho email ibintu byose biri kuri email, amafoto ahita aza aho. Bishatse kuvuga ko kubera ko yari afite login zanjye, ibintu byanjye yari afite byose yahise abigiraho uburenganzira. Ngira ngo rero no kujya mucunga neza mukareba inshuti mufite, mukareba urwego rw'uburenganzira muziha, kuko hari ibijyanye n'ibanga ry'umuntu biba bitagomba kujya hanze. Yampano rero ngira ngo yahakanye amakuru avuga ko Pazzo yigeze gushaka gutereta umugore we. Asobanura ko ubwo babanaga i Kanombe buri wese yari afite icyumba cye, kandi ko umubano wabo utigeze kugera kuri urwo rwego.
Mu Rwanda itegeko nimero 60 ryo kuwa 2018 ryo kuwa 22 z'ukwa munani 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ingingo ya 34 ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa abakoze icyaha. Umuntu wese iyo atangaje cyangwa atumye hatangazwa amashusho cyangwa amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina binyuze ku rusobe rwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, usaba, utoza cyangwa uhamagarira umwana abinyujije muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa umuyoboro uwo ari wo wose hagamijwe kumukoresha imibonano mpuzabitsina aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atarenze miliyoni 3. Ingingo ya 38 ivuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 2. Ngira ngo rero iyo ubu butumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo budahuye n'ukuri cyangwa ureba umwana, uwahamwe n'icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atarenze miliyoni 3. Muri kubona rero aba basore uko ari babiri, ndetse hagati yabo harimo umuhanzi wacu Yampano. Ubanza muri kumubona ko ari K John, ngira ngo nukurikiyeho n'umenyerewe mu rwenya bita Patrick Pazoman. Ishimwe Patrick Pazoman yafashwe ku itariki 11 Ugushyingo 2025, naho Kalisa John K John atabwa muri yombi kuwa 14 Ugushyingo 2025. Bakaba bakurikiranyweho gusakaza amashusho ya Yampano. Amashusho sinzi niba mwarayabonye cyangwa se mutarayabona, ariko ntabwo ari ibintu by'u Rwanda rwose kuba hari cyangwa se uri gutera akabariro ukisanga rero amashusho yawe yatangajwe cyangwa se yashyizwe hanze mu buryo nawe utamenya. Inkuru yacu rero reka tube tuyisubikiye aho ngaho, tunyarukire ku yindi nkuru nayo dukesha inyarwanda.com. Iyi nkuru nayo rero ngira ngo mumaze iminsi muyumva mu bitangazamakuru bitandukanye. Iyi nkuru niyo abantu babiri cyangwa se inshuti ebyiri cyangwa se abantu, reka tube kubyita abantu, niyo umukobwa umenyerewe hano muri sinema nyarwanda uzwi nka Asifiwe. Ngira ngo uyu mukobwa rero uzwi ku izina rya Mukobwa Jana Asifiwe, usanzwe umenyerewe ku izina rya Miki, yamaze gutangaza ko ari mu myiteguro yo kurushinga n'umukunzi we w'igihe kirekire Igiraneza Pacifique uzwi nka AG Promoter, nyuma y'urugendo rw'urukundo rwamaze imyaka rufite uburemere n'icyizere. Muri kubona rero n'ibyishimo birengeje ibyo twe turimo turabona. Integuza ya mbere cyangwa se save the date yashyizwe hanze n'aba bombi yemeza ko bazasezerana imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda kuwa 29 Ugushyingo. Ibirori rero ngira ngo ibirori bisigaye birimo gusaba no gukwa ibirori bisigaye birimo gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana bazabitangaza mu minsi iri imbere. Iyi tariki bayigezeho nyuma y'uko kuwa 9 Ugushyingo AG Promoter yatunguye umukunzi we amwambika impeta y'urukundo, impeta izwi ku izina rya fiançailles, mu buryo bwatumye benshi bagira amatsiko y'igihe bazabera umugabo n'umugore byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Miki rero wamenyekanye cyane muri filime Igeno n'izindi nyinshi, akomeje kwagura urugendo rwe muri sinema nyarwanda no mu bikorwa by'imyidagaduro.
Aherutse kubwira Inyarwanda ko ibirimo kuba bimushimishije bikomeye, ati nabyishimiye, nari mbizi ariko sinarinzi igihe bizabera, narinzi ko bizabera ku Gisenyi. Ku rundi ruhande rero AG Promoter uzwi mu bikorwa byo gukorana n'abahanzi no kwamamaza umuziki binyuze ku mbuga nkoranyambaga, yavuze ko uru rugendo ari intambwe ari intambwe yatekereje neza kandi asengera. Yanaciye amarenga ko umukunzi we ashobora kuba atwite, ndetse ashimangira ko yamubonye nk'umugore we kuva kera. Ati ntababeshye, nari naramaze kubona ko ari we mugore wanjye mu buzima busanzwe, ndasenga kandi nizera Imana. Uyu munsi wa mbere anzanira ikiraka cy'ibihumbi 500, nahise mbona ko ari we mugore wanjye, hari n'ibindi bizaza mu minsi iri imbere. Ibikorwa byo kwambika Meek impeta rero byitabiriwe n'abatari bakeya, ndetse bari biganjemo nka Inkindi Aisha, n'abatari bake. Ibikorwa byo kwambika impeta Meek byitabiriwe na Inkindi Aisha, Niyonkuru Aime uzwi nka Nyambo Jessica, umuraperi Khalfan Govinda uherutse gukora indirimbo Urwuzu yafatanyije na Kidumu, Buri Nguni wo muri Buri Kantu na Buri Nguni, Bahati Makacha wahoze muri Just Family, ndetse na Muyoboke Alex, Kalisa John, K John, Patikop, Kiraman n'abandi batandukanye. Ubu impande zombi zatangiye imyiteguro y'ubukwe butegerejwe n'abakunzi babo, mu gihe ibindi bice by'uru rugendo bizagenda bisohoka uko gahunda zizajya zigerwaho. Uko muri kubibona rero AG Promoter ndetse na Meek bakaba bameze neza cyane mu munyenga w'urukundo. Ngira ngo amafoto arabaha ijisho, ndetse murabona ko rwose bari bagize ibirori biryoheye ijisho, ndetse umukobwa wacu yishimye. Inkuru zacu rero z'uyu munsi reka tuzisoreze ahangaha. Uramutse hari igitekerezo wifuza kutugezaho, cyangwa se hari inkuru wifuza ko tukubwiraho, ngira ngo watwandikira muri comments, cyangwa se nimba hari icyo yifuza ko twavugurura mu mikorere yacu, kandika muri comment uti mwabigenza gutya, byagenda gute. Uramutse kandi nabwo wumva ufite impano, watwandikira kuri nimero ziri muri description, ukaba watugezaho icyifuzo cyawe. Ndabashimiye rero, njye nitwa Ishimwe Jihad, reka mbifurize kugira umunsi mwiza, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.